Umugenzi volume ya mbere igice cya gatanu kiravuga ngo bwenge bw'isi. Ibyo bikiraho Mukristo yagendaga wenyine yiteguye umugabo bagiye guhura. Bahuriye mu mayira abiri. Uwo bahuye yitwaga bwenge bw'isi. Yari atuye mu mudugudu witwa bwenge bwa kamere, umudugudu ukomeye cyane uhereranye n'uwo Mukristo yavuyemo. Uwo mugabo abonye Mukristo asa n'umuzi, kuko ibyo kuva mu mudugudu kwe witwa Rimbukiro byari byaramamaye cyane, atari mu mudugudu wabo gusa, n'ahandi byari uko. Nuko bwenge bw'isi amukekeshwa no kubona agenda aremerewe no kumva asuhuza umutima aniha. Nicyo cyatumye abanza kumubaza ati, wa mugabo we, urajya he uremerewe utyo? Mukristo aramusubiza ati, ndaremerewe koko, nta wundi usha umubabaro. Kandi umbajije uti urajya he? Ndajya kuri ririya rembo nerekeye, kuko ariho nabwiwe yuko ariho bazambwiririza ibinturuye umutwaro uremereye. Bwenge bw'isi aramubaza ati, mbese ufite umugore n'abana? Mukristo aramusubiza ati, ndabafite, ariko sinkibasha kubishimira nka mbere, kuko nanijwe no kuremererwa n'uyu mutwaro, ngira ngo meze nk'utabafite. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 29. Bwenge bw'isi aramubaza ati, nakugira inama wanyumvira? Nakugira inama wanyumvira? Mukristo ati, ibaye nziza nakumvira, kuko nshaka cyane kugirwa inama nziza. Bwenge bw'isi ati, inama yanjye niyi: tebuka cyane wururutse umutwaro wawe, kuko utazashitsa umutima mu nda utaragenza utyo, kandi utaragenza utyo ntiwabasha kwishimira imigisha Imana yaguhaye. Mukristo ati, icyo nicyo nshaka, gukurwaho uyu mutwaro uremereye, ariko ubwanjye simbasha kuwururutsa mu mugongo. Nicyo gitumye njya iyo ngiyo, kugira ngo nkukurweho nk'uko nkubwiye. Bwenge bw'isi ati, ninde wakubwiye ko ariyo nzira ukwiriye kunyuramo kugira ngo ukurweho umutwaro wawe? Mukristo ati, ni umugabo nibwiye ko ari umunyacyubahiro ukomeye cyane, ndamwibutse, yitwa mubwirizabutumwa. Bwenge bw'isi ati, inama yakugiriye ni mbi. Mu isi nta nzira ihwanyije gutera ubwoba n'imiruho niyo yakohereje kunyuramo. Nawe numwumvira uzabona ko ariko biri. Nanone mbonye yuko ugiriyemo ibyago, kuko mbonye wivurunze mu isayo gahinda gasaze, ariko iyo sayo ni itangiriro ry'ibyago biza ku banyura muri iyo nzira. Nyumvira, dore ndi umusaza nk'uruta ubukuru. Mu nzira unyuramo uzasangamo imiruho n'umubabaro n'inzara n'ibyago no kwambara ubusa no gucumitwa inkota. Uzasangamo n'intare n'ibiyoka n'umwijima n'urupfu, ntuzabura kurusangamo. Ibyo byose ni iby'ukuri koko, abantu benshi barabihamya. None ni iki gitumye utebuka utyo kwiyicisha kumvira umushyitsi? Mukristo ati, uyu mutwaro mpetse urusha ibyo byose uvuze kuntera ubwoba. Nawukurwaho? Ibyo byose mu nzira biribazwa. Bwenge bw'isi ati, watangiye ute kuwugira? Mukristo ati, nawutangijwe no gusoma iki gitabo mfite mu ntoki. Bwenge bw'isi ati, nanjye niko nakekaga. bikubayeho nk'uko biba no ku bandi benshi badakomeye.
bishyira mu byo badashobora kugeraho, bakagwa mu mibabaro, bahagarika umutima nkawe. Uko guhagarika umutima ntikubakuramo ubugabo gusa nk'uko mbonye yuko ubukuweho, ariko gutuma birukira kwigerezaho kugira ngo bahabwe ibyo batazi. Mukristo ati ariko jyeweho nzi icyo nshaka, ni ugukurwaho uyu mutwaro uremereye. Bwenge Bwisi ati ariko ni iki gituma ushaka kuwukurirwaho muri iyo nzira irimo ibyago byinshi? Wakwihanganira kunyumva nakubwiriza uburyo wabona icyo ushaka udatewe n'ibyago ugiye kwisanganiza, kandi ako gakiza kari hafi. Nuko mu cyimbo cy'ibyo byago uzabona amahoro menshi no kugubwa neza. Mukristo ati ndakwinginze ungire iyo nama. Bwenge Bwisi ati dore muri biriya birorero ahitwa ingeso nziza harimo umugabo witwa Mwikirishamategeko. Ni umunyabwenge bwinshi, wubahwa cyane, azi neza gukura imitwaro ku bantu nk'uwuhetse uwo, kandi ubwanjye nzi neza yuko yafashije benshi bameze batyo, kandi azi no kuvura abasajijwe n'imitwaro yabo. Wajya aho ari ntiwabura gufashwa vuba, inzu ye ntiri kure, ni nk'urugendo rw'igice gito cy'isaha, kandi yaba atariyo afite umuhungu mwiza witwa Mvugo Nziza, ahwanije na se gukora uwo murimo. Aho niho uri bukurirweho uwo mutwaro, kandi waba udashaka gusubira mu mudugudu wavuyemo, nanjye sinshaka ko usubirayo. Nuko uzatumire umugore wawe n'abana bawe mubane muri uwo mudugudu. Hariyo amazu arimo ubusa, waguramo imwe, watanga bike. Ibyo kurya byaho ni byiza kandi bigurwa igiciro gito. Abantu muzaturana ni abanyangeso nziza, bazakubaha bitume urushaho kugubwa neza. Mukristo yumvise ibyo amara akanya ashidikanya, maze yemera kumwumvira. Yibwiye ati niba uyu avuze ukuri, nagira ubwenge nakurikiza inama angiriye. Maze aramubaza ati inzira ijya k'uwo muntu mwiza irihe? Bwenge Bwisi aramwereka ati ntureba uriya musozi muremure? Mukristo ati ndawubonye. Bwenge Bwisi ati komeza inzira ikikiye uwo musozi, inzu uri bubanze kugeraho niyo ye. Nuko Mukristo ateshwa inzira ye, akomeza inzira ijya kwa Mwikirishamategeko kugira ngo amufashe. Maze ageze hafi y'uwo musozi, abona utumbagiye cyane, kandi abona uruhande rwawo ruhereranye n'inzira rubogamye cyane, bituma atinya gukomeza kugenda kugira ngo umusozi utamugwira. Nuko arahagarara ayoberwa icyo ari bukore, kandi umutwaro we urusha kumuremerera uko wamuremereraga atarateshwa inzira. Kandi uwo musozi urabya ibirimi by'umuriro kuva 19 umurongo wa 16 kugeza 18. Agira ngo agiye gushya, aratutubikana, ahinda umushyitsi. Abaheburayo 12 umurongo wa 21. Atangira kwicuza kuko yumviye Bwenge Bwisi. Uwo mwanya abonye mubwirizabutumwa aza aho ari, agira ipfunwe, maze mubwirizabutumwa aramwegera. Amugezeho amureba igitsura gikomeye, aramubaza ati wazanywe n'icyaha?
Mukristo araceceka ntiyagira icyo amusubiza. Mubwirizabutumwa arongera aramubaza ati, si wowe nabonye uririra inyuma y'umudugudu wa rimbukiro? Mukristo aramusubiza ati, mutware ni njye. Mubwirizabutumwa ati, sinakuyoboye inzira ijya kuri rya rembo rito? Mukristo ati, mutware wayinyoboye. Mubwirizabutumwa ati, nuko rero ni iki cyatumye utareka kuyoba? None dore nturi mu nzira. Mukristo ati, maze kwambuka isayo gahinda gasaze, nahuye n'umuntu niwe wanyoheje kujya mu birorero biri imbere, ngo ndabonamo umugabo ubasha kunkuraho umutwaro wanjye. Mubwirizabutumwa ati, asate? Mukristo ati, yasaga n'umuntu mwiza, ambwira byinshi, bitinze nemera ibyo ambwiye, nza hano maze mbonye umusozi ubogamiye iyi nzira cyane ushaka kungwira, ndahagarara. Mubwirizabutumwa ati, uwo muntu yakubwiye iki? Mukristo ati, yambwiye kwihuta ngo nkurweho uyu mutwaro. Nanjye nti, nicyo nshaka, nicyo gitumye njya kuri ririya rembo, kugira ngo bambwirireyo ibyo ndi bukore ngo ngere ahantu ho kuwukurirwaho. Ambwira yuko anyereka inzira nziza y'ubusamo itarimo ibyago nk'iyo wanyoboye, kandi ambwira ibyamwikirisha amategeko n'umwana we. Ndabyemera, ntishwe inzira, none sinzi icyo ndi bukore. Mubwirizabutumwa ati, buhagazeho gato, mbanza nkubwire amagambo y'Imana. Mukristo ahagarara atengurwa. Mubwirizabutumwa aramubwira ati, mwirinde mutanga kumva iyivuga, ubwo ba bandi batakize, kuko banze kumva uwabahanuriye mu isi, twe tuzarushaho cyane kudakira niba dutera umugongo itubwira iri mu ijuru. Abaheburayo 12:25. Kandi ati, nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Abaheburayo 10:38. Maze abisobanura atya ati, nawe urirukira mu byago, utangiye kwanga inama wagiriwe n'Imana isumba byose, ukura ikirenge cyawe mu nzira y'amahoro, usigazaho hato ukajya mu kaga ko kurimbuka iteka. Uwo mwanya Mukristo amwikubita imbere nk'upfuye, arataka ati, mbonye ishyano, ndapfuye. Mubwirizabutumwa abibonye amufata ukuboko kw'iburyo, aramubwira ati, abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi. Matayo 12:31. Kandi we kuba utizera, ahubwo ube uwizeye. Yohana 20:27. Mukristo asubiza umutima mu nda ho hato, arabyuka amuhagarara imbere atengurwa nka mbere. Mubwirizabutumwa aramubwira ati, gira umwete cyane wo kumenya ibyo ngiye kukubwira. Reka nkubwire, uwakubeshye uwo ari we, n'uwo yakoherejeho uwo ari we. Uwo mwahuye yitwa bwenge bw'isi, kandi koko izina ni ryo muntu, kuko aryoherwa n'amagambo y'iyi si gusa. Rwa mbere rwa Yohana 4:5. Nicyo gituma ajya mu mudugudu witwa Ngeso Nziza gusengerayo, kandi igituma arushaho gukunda iyo myigishirize nuko imukiza kurenganywa azira umusaraba. Abagalatiya 6:12. Kandi kuko ameze atyo, ashaka kugoreka inzira zanjye nubwo ari nziza. Nuko mu nama yakugiriye ukwiriye kwangamo amagambo atatu cyane. Irya mbere ni uko yakuyobeje,
irya kabiri ni uko yahirimbaniye kukwangisha umusaraba. Irya gatatu ni uko yakuyoboye mu nzira ijya mu mitegekere y'urupfu. Rwa kabiri rw'Abakorinto 17. Irya mbere, ukwiriye kwanga ko yakuyobeje. Irya mbere, ukwiriye kwanga ko yakuyobeje kandi nawe ukigaya ko wamwumviye. Ubwo wagenjeje utyo uba ugaye inama wagiriwe n'Imana kugira ngo wemere iyo wagiriwe na bwenge bw'isi. Umwami Yesu yaravuze ati, mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye, niryo rembo nakoherejemo. Kuko irembo rifunganye n'inzira ari ntoya ijya mu bugingo, kandi abayinyuramo ni bake. Matayo 7:14. Muri iryo rembo rito no muri iyo nzira iricamo niho wa munyabyaha yagutesheje asigaza ho hato akakuzanira kurimbuka. Noneho wange ko yakuyobeje, nawe wigaye rwose ko wamwumviye. Irya kabiri, ukwiriye kwanga ko yahirimbaniye kukwangisha umusaraba, kuko wategetswe kuwukunda ukakurutira ubutunzi babitse bwose. Abaheburayo 11:25 kugeza 26. Kandi umwami nyir'icyubahiro yakubwiye yuko ushaka gukiza ubugingo bwe azabubura, kandi yuko umukurikira ntiyanga se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo adashobora kuba umwigishwa we. Matayo 10:39, Luka 14:26. Ibyo iyo ukuri yavuze yuko utabasha kubona ubugingo utabifite, umuntu yakoshya ate yuko bikuzanira urupfu? Iyo myigishirize nayo ukwiriye kuyanga urunuka. Irya gatatu, ukwiriye kwanga ko yakuyoboye inzira ijya kukugabura kuzana urupfu. Nicyo gituma ukwiriye kwitegereza uwo yakoherejeho, ukamenya ko adashobora na hato kugukiza umutwaro wawe. Uwo yakoherejeho ngo akunihure witwa mwikirisha mategeko ntabasha kugukiza umutwaro wawe. Nta muntu n'umwe yigeze gukuraho umutwaro, kandi ntawe ateze kuzawukuraho. Ntimubasha gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko iyo mirimo itabasha gukuzaho umuntu wese umutwaro we. Nuko rero bwenge bw'isi si uwo mu bwoko bw'Imana, kandi mwikirisha amategeko ni umuriganya. Kandi umwana we mvugo nziza nubwo amwenyura ni indyarya gusa, ntabasha kugufasha, kandi nta kindi wabaririwe inkuru yabo bapfapfa keretse kugira ngo uyobywe inzira nari nkuyoboye, ukuzweho agakiza kawe n'ubwo buriganya. Maze mubwirizabutumwa ahamagara ijuru guhamya ibyo avuze. Uwo mwanya kuri uwo musozi Mukristo yari ahagaze munsi hava amagambo n'umuriro. Atinya cyane, umusatsi umuva ku mutwe. Aye magambo n'aya ngo, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo, havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe ngo abikore. Abagalatiya 3:10. Nuko Mukristo ariheba ko ari bupfe, arataka cyane, avuma igihe
yahuriye na bwenge bw'isi, yigaya cyane ko yamwumviye, akorwa n'isoni, yibutse yuko amagambo ye akurikije kamere y'umuntu gusa yashoboye kumutesha inzira itunganye. Maze arongera abaza umubwirizabutumwa ati, utekereza ute? Ndacyafite ibyiringiro byo gukira? Nakwemererwa gusubira mu nzira nziza nkajya kuri rya rembo, simpejeshwe n'icyaha cyanjye, nkagaruka n'isoni. Nihaniye kuko numviye wa mugabo, ariko icyaha cyanjye cyababarirwa. Umubwirizabutumwa aramusubiza ati, icyaha cyawe kirakomeye cyane kuko kirimo ibibi bibiri. Wayobye inzira nziza kandi uca mu nzira ibuzanya, ariko umukumirizi w'irembo ari bukwakire kuko akunda abantu. Icyakora wirinde utongera kuyoba ukarimbukira mu nzira yawe, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Zaburi 2:12. Nuko umukristo atangira gusubirayo. Umubwirizabutumwa aramusoma, aramumwenyurira, amusezeraho ati, ku Mana.